mu bihumbi byinshi by'imyaka ishize ari indwara imaze kugenda ikatwigarura abantu dutuye isi. Gusa benshi muri twe tuyifite tutazi ko tuyifite, gusa n'abayifite bose ntago ariko bakemera yuko bayifite. Gusa iyo ndwara imaze kugaragaza yuko abantu 20 ndetse n'ibice 5% by'abanyarwanda bose bayifite, aho inge hari igeragezwa ryakorewe ku bantu basaga 19,000 n'abantu 110. Ibi ngibi bikagaragara yuko uwo mubare wose abanyarwanda bayifite. Iri ni igeragezwa ryakozwe n'ikigo bita BMC Public Health cyangwa Medical Center Public Health mu Rwanda. Iki kigo gusa cyagaragaje yuko mwabo 20% by'abanyarwanda 53% byabo ari abantu bafite ibyo bibazo byose ngo bigaragara ku bantu barokotse jenoside yabaye mu Rwanda. Gusa ibyo ngibyo bikongera bikagaragaza yuko ngo 12% ari abantu bafite ikibazo cya depression cyangwa agahinda gakabije. Gusa 8.1 bigaragara ngo ku bantu kenshi cyane bakunda gupanika nibo bafite umubare, naho 6.3 ngo uyu numuburo ugaragaza yuko abaturage hafi ya bose bagaragara muri icyo cyiciri. Iyo ndwara nta yindi ni uburwayi bwo mu mutwe. Iyi ni indwara iri ku kigero gitangaje abantu bitandukanye nuko babikekaga. Gusa ni indwara imaze kugaragara yuko 20.9% by'abanyarwanda bose iyi ndwara bayifite kandi bayanduye. Ese aho wowe ni waba urimo? Nge ndibonera ikiganiro cyo MENYABYIMBITSE ngushima kugukurikira. Niba ari ubwa mbere ugeze ku channel yanjye, ntukagenda gusubscribe, ntukagenda udasangije abandi cyangwa se unatubwire muri comment ati ni byiza cyangwa nibi mukomerezaho. Gusa ndakeka neza yuko ari byiza, ahubwo icara hano tubwigane tuvuge impamvu zigera kuri 15 zishobora kuba zatera uburwayi bwo mu mutwe, kugira ngo dukumire iki kibazo. Nawe utekereza yuko utayirwaye, amaherezo bitazarangira nawe wirwaye mu buryo utatekerezaga. Kanze ngaruke tubiganiraho, tuvuga ubu buryo bwose 15 bushobora kuba bwatera indwara. Dushingiye kuri science ndetse n'ubushakashatsi icyo bigaragaza, ibi ngibi ubundi ibi byo gupima abantu yuko bafite uburwayi bwo mu mutwe byatangiye mu myaka myinshi yashize, aho bwa mbere byakorewe mu gihugu bita Ubwongereza, cyane cyane mu mwaka w'1247, bigakorerwa mu bitaro bita Bethlehem Royal Hospital cyangwa se Bedlam. Gusa saho gusa ari n'ahandi ngo mu kinyejana cya 8 ari naho kera cyane ibingibi byabaye mu bitaro bita Bimaristans. Ibi ni ibitaro byashinzwe mu kinyejana cya 8 mu mujyi bita Baghdad, ahangaha ni mu gihugu cy'Ubuhinde kw'iki gihe. Gusa ibyo byose byakozwe kugira ngo natwe aka kanya tube twicaye hamwe turi kugira ngo tumenyere hamwe bimwe mu bintu bitera indwara, amaherezo natwe bitazarangira tuyisanzemo cyangwa se tukaba tunafite tutabizi. Gusa ikintu cya mbere gishobora kuba cyatera indwara nicyo bita imiterere y'amaraso cyangwa se genes, bitewe n'ibigize umubiri wawe, cyane cyane by'amasano wakoye ku babyeyi. Ibintu bishobora kuba byaba bimwe mu mpamvu yatuma ugira ubwo burwayi bwo mutwe kandi utabizi. Tunyeretse ku mwanya wa kabiri hari imikorere y'imisemburo mu mubiri wawe, neurotransmitters, ndetse no mu bwonko. Dukomeje ku yindi mpamvu ya gatatu, bigaragara yuko ngo kwandura cyangwa se gukomererwa cyangwa se gukomeretswa n'ubwoko bw'indwara runaka bitandukanye, harimo no gukora impanuka, ari byo bahita babivugiramo hano, icyo bita traumatic brain injury. Ibi ngibi nabyo ngo bishobora kuba byamwe mu mpamvu ishobora gutuma umuntu agira uburwayi bwo mu mutwe atabizi. Gusa impamvu ya kane harimo ibikomere byo mu bwana cyangwa se trauma, harimo n'ihohoterwa ry'icyo gihe. Ibi nabyo ngo bishobora kuba byamwe mu mpamvu zatuma agira uburwayi bwo mu mutwe, gusa bikaba ku buryo atatekerezaga yuko byaba. Impamvu ya gatanu ni stress cyangwa se kugira akazi kenshi gakomeye, cyane cyane ibi ngibi biba mu miryango, ibibazo by'amafaranga ndetse n'izindi mpamvu nyinshi zitandukanye zishobora kuba zatuma ugira stress. Iya bimwe mu mpamvu ishobora gutuma agira uburwayi bwo mu mutwe. Ikindi cya gatandatu ni ibyabaye mu gihe cy'inda, cyangwa se ibi ngibi bishobora kuba byaba inkomoko yabayeho mu gihe umwana aragitwita n'ababyeyi biwe mu gihe cya kera cyane. Impamvu ya karindwi ni imirire mibi cyangwa se ibura rya micronutrient. Izi micronutrient ni imwe mu myunyungugu cyangwa se mu ntungamubiri z'ingenzi zibonekera mu mubiri wacu. Ibi ngibi byose ngo ni zimwe mu mpamvu zishobora kuba zatuma agira uburwayi bwo mu mutwe. Icyo usabwa ni ukuguma hano nkaza nkakubwira ukuntu tugomba gukomeza n'ibindi bice bisigaye, tukamenya neza ibintu bishobora kuba byatera uburwayi bwo mu mutwe.
tukaba tutabizi. Ku mwanya wa 8 turaza tuhasanga icyo bita ubukene cyangwa se imibereho igoye. Iyi nawe urumva ni imwe mu mpamvu zishobora kuba zatera uburwayi bw'umutwe kandi kugira gitunganya umuntu atabizi. Ku mwanya wa 9 turasanga impamvu bita gukoresha ibiyobyabwenge nk'ibiyobyabwenge bitandukanye harimo nk'inzoga se cyangwa kunywa itabi. Impamvu ya 10 harimo indwara zihariye cyangwa se indwara ziri chronic, za ndwara twiga kubana nazo kuva tukizigera cyangwa kuva tuvuka kujya dupfuye, kandi izi nyinshi usanga izi ndwara zitanandura. Ku mwanya wa 11 turasanga impamvu y'ibidukikije bibi cyangwa se pollution, ibimihumano rishobora kuba ryabaho bitewe n'ibinyabutabire biri muri environment cyangwa biri mu isanzure ry'aho dutuye. 12 turasanga ari impamvu igaragaza kubura imibonano myiza cyangwa